Ngina mwene data tubasumuje nzira mu macho Kristo. Uyu munsi umunsi w'umunezero, n'umunsi mukuru, n'umunsi w'ihumure, n'umunsi wo gutabarwa, n'umunsi wo gusubizwa, n'umunsi wo kwemererwaho. Zira n'ibiteka rihabwa icyubahiro. Dufatanyije na bene data batubanjirije gushimira Imana yarinze abagenzi, si n'ibyo gusa igakiza n'abarwayi. Iyo Mana yakoze iyo mirimo ntabwo icyubahiro. Tukaba tunezerewe no kubona abashitsi hagati yacu. Iyo Mana yakoze ibyo ntabwo icyubahiro mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Nukuri uyu munsi umunsi wa mbere w'imisirindi, siku ya Jumapili, ni umunsi mukuru wo kumanyagura umutsima udasembuye, siku ya kumega mikate, kandi ni umunsi mukuru abarwayi bagera imbere yayo bakava bakize. yani siku kuu ambayo wagonjwa wanafika mbele yao. Dufite Imana ikiza. Mungu anayeponya. Imana yacu ni Imana idahinduka. Mungu asiyebadilika. Umuntu abasha guhinduka, ikirere cyahinduka, ariko Imana yacu ni Imana idahinduka. Imana yacu ko yari ejo n'uyu munsi bikwiriye kandi bikuzahora iteka ryose mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Reka tuhaguruke, wacha tusimame, tuchunguze uby'umwete, tukomboe muda icyatuzanye tukivugeho. tuleta tukisemea. Ndabona benshi bafite amatsiko. Naona wengi wana makini. Turasoma igitabo cy'umubwiriza, tasoma kitabu cha Mhubiri ibice 6, sura 6. Be mwene data John ni wahagize wabasha John kusoma. kama aliwasili hapo, Uhere kuva mu murongo wa mbere taja shairi wa kwanza ugeze ku murongo wa 6 hadi ya 6. Hariho ikibi nabonye munsi y'ijuru kijya kiremerera abantu. Umuntu Imana yahaye ubutunzi n'ubukire n'icyubahiro, ntabure iby'umutima we wifuza byose, ariko Imana ntimuhinda yo kubirya, ahubwo umushyitsi akaba ari we ubyirira. Ibyo nabyo ni ubusa n'indwara. Umuntu ubyaye abana 100 akarama imyaka myinshi, iminsi yo kubaho kwe ikagwira, ariko umutima we ntuhabwe ibyiza, akabura n'aho ahambwa. Ndavuga yuko bene uwo arutwa n'inda yavuyemo. Kandi kuko iyo nda isa n'ubusa ikagenda mu mwijima, kandi izina ryayo bitwikiriwe n'umwijima, ndetse ntiyigeze kubona izuba haba no kumenya, iyo nda iba iguwe neza kuruta wa wundi. Naho yamara imyaka 2000 atanezezwa n'ibyiza, mbese bose ntibajya hamwe. Imana guhungisha. Turaba twicaye, mwene data Venusti arayobora isengesho. Venusti ataongoza ombi. Imana itajibura uko ibigira. Ibyo ushaka byose n'ibyo utegetse birakora. Niyo mpamvu natwe nge n'abera bawe tugukomeye amashyi. Icyubahiro cyawe ntuzakigabana n'undi, kizaba ari icyawe iteka ryose. Natwe mwami turavuze ngo uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Muri aka kanya uduteranirijemo twumvise amagambo yawe arasoma, turakwinginze kugira ngo umubyeyi umanuke uze uyasobanure. Twateguye omeri zacu, abaziteguye bose bakaba bafite inzara n'inyota
ngaho manuka utugaburire mwami. Tuguhaye ikaze, twamaganye umushyitsi mubi, duhamagaye Imana kugira ngo ise yigaragaze wera ku itangiro kugera ku iherezo, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo. Ese mwanyemerera Imana tukayitaramira? Imana imenye ibikwiriye mwakwemera tukayitaramira? Ese Imana ihindura mwakwemera tukayitaramira? Tugiye kuganira amagambo avuga ngo iherezo rya byose ni ubusa, cyangwa se iherezo rya byose ni urupfu. Imana yacu ihabwa icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iherezo rya byose ni urupfu. Niba iherezo rya byose ari urupfu, mwene data mushiki wanjye, icyo waba wizigamiye ni iki? Ni ikibazo kuri wowe, ni ikibazo kuri njyewe, ni ikibazo kuri twe, ni ikibazo kuri buri muntu wese waje guterana. Bibiliya iratubwiye ati hari wiki nabonye munsi y'ijuru kijya kiremerera abantu. Sinzi niba turi kujyana. Imana haye umuntu ubutunzi, si n'ibyo gusa, imuhereza icyubahiro. Icyubahiro cye kiragwira, abaragiye aratunze aratunganirwa. Si ibyo gusa, imuhereza abagaragu n'abaja. Yamuhaye abajakazi, imuha n'abagaragu. Bibiliya iratubwiye neza ati icyo yifuza cyose agakibona, yatangira kugitekereza agakibona, byose uko bishatse ukakibona. Ariko ibyo byose nubwo byifuza, nubwo bishakisha amaboko ye, ubutunzi buragwira, ariko ibyo byose nubwo yabibonye abura inda yo kubirya. Sinzi nawe tukujya. Icyo nabonye munsi y'ijuru, ambacho nilichokiona chini ya hariho ikibi nabonye munsi y'ijuru kijya kiremerera abantu, kinalembea wanadamu. Umuntu Imana yahaye ubutunzi, Mungu amuda alipomupa mali ndetse n'ubukire hata utajiri n'icyubahiro, na heshima, nta buryo umutima we wifuza byose, moyo wake ariko Imana ntimuhe inda yo kubirya, alikosa tumbo, ahubwo abashyitsi bali wageni akaba aribo bagira ute wale wabikula. Ibyo byose nabyo ni ubusa. Yale yote nayo ni bure. Imana yacu dufashe Mungu mu atusaidie izina ry'Umwami kwa jina la Yesu Kristo. Hepfo aravuze ati Chini ya tii ku murongo ukurikiyeho wa gatatu, mashairi ya kufuata ya tatu, umuntu wabyaye abana 100 mtalizaa watoto ndetse si n'ibyo gusa akarama. yeye anazidika na dumu. Urabona ko abyaye abana benshi, Alizaa watoto wengi, ndetse afite amaboko, afite umudugudu. ana muji. Kera abari muri Kongo barafatisha nubwo yarariye ku rusisi rwa runaka ibyo zakurya. Kwa tunafika Bishatse kuvuga ngo yabaga afite iki? Amaboko. anakuwa na mikono. Umuntu Imana yahaye kubyara abana 100, Mwanadamu yemwe si n'ibyo gusa nawe ararama. naye wakampa kustari. Isarchi yarabuze, Alikosa ni alikuwa anakosa. numva ko afite izina yubatse, Ana jina lije. numva ko afite umudugudu yubatse, Mmoja lije. ndetse abantu ba runaka bakagenda tugeze kwa runaka sha ibyo zakurya. Bashaka kuvuga iki? Yabaga afite amaboko, Alikuwa na mikono. ariko Bibiliya iratubwiye ngo Biblia inasema abaho igihe kigeze cyo gupfa, wasiri wa kufa abura akakosa mahali pa kuzikwa. barashakisha. Wakatafuta Tekereza, arapfuye, apfuye afite amaboko, apfuye afite urubyaro yabyaye, ariko igihe kigeze apfuye abura ahantu yagira ute, abura ahantu yahabwa. Bene data bashiki banjye bakuturaniye hano, mwiteganirize ejo hazaza, ejo hazaba ameze yote. Burya birasaba mwene data, iherezo rya byose ni iki? Ni urupfu. kifo. Imana yacu idufashe. Mungu atusaidie. Turimo turasigana. Tunakaza. Iyo umuntu asiganwa rero yirinda muri byose. Muta anajichunga kwa Abisi basiganwa bagira ngo bahabwe ikamba Mungu wanafanya rishira, ariko twebwe turasigana kugira ngo tuzahabwe ikamba ritagira ute ridashira. Imana yacu idufashe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Reka mbabwire ngo iherezo rya byose ni iki? Ni urupfu.
ariko niba hari byose ari urupfu mushiki wanjye mwene data muzigamiki ejo hawe hameze hata reka mbifurize ikintu kimwe kitazashira ni iki ni ijambo ry'Imana Bibiliya iratubwira ngo ijuru n'isi bizashira ariko kitazashira ni kimwe ni ijambo ry'Imana gusa mu gitabo cya Matayo 24:35 hatusomere mwene data icyo nakwifuriza nicyo gusa havuze mu kintu na data John Matthieu 24:35 Mateo 24:35 murongo gusa hii moja tu bene data nicyo mbifuriza nuko byose bizarangira ijuru rizavaho isi izakurwaho ariko ikintu kimwe ugomba kwiteganiriza siraparode ijambo ry'Imana rituma tuva mu bwigunge ijambo ry'Imana burya riduha imbaraga ijambo ry'Imana riduha amavuta ijambo ry'Imana riduha ubushobozi reka mbabwira ngo byose nubwo bizashira ariko ijambo ry'Imana rizahora iteka Imana ntabwo wavuga mu Egiputa utavuze Mose oya sibyo gusa ntabwo wavuga babandi batawe mu muriro utundishe Saduraka Meshaki na Abednego n'ikindi baharaniraga n'ijambo ry'Imana iryo jambo niryo ryabakuraga mu muriro iryo jambo niryo ryatumye Danieli akurwa mu rwobo rw'intare nubwo batawemo ariko yari afite ijambo bagira ngo ni imbaraga ijambo ni ikintu ubushobozi byose bizashira ariko ijambo ry'Imana rizahora iteka ryose dusomere igitabo cya Yobu twihute kandi tubwire twihuta dusoza ariko tugura amagambo ngo iherezo rya byose ni iki ni urupfu Yobu igice cya mbere murongo 20 navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye Uwiteka ni wabimpaye kandi Uwiteka ni ubintwaye amen Yobu agitegereje abona yuko ikintu cya mbere agomba guharanira ari agakiza ari ijambo ry'Imana gusa navuye mu nda ya mama ese arumva mu nda ya Mungiro uva mu nda yambaye kama mtu alitoka ndani ya tumbo la mama yake akivaa ava mu nda yambaye ubusa ndani ya tumbo la mama yake yageze ku isi rero akifika dunia indamutso ya mbere sana ya kwanza ni machozi none wagize ngo n'ibyishimo ahubwo Mariya yarusabona iki bashaka ibicuma bashaka amasafuriya bashaka amagaro bagakubita y'umwana atariyari ubuzima bwa bwaboneka hai kama hauko indamutso ahabwa n'iki n'amarira navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzasubiramo ariko bimeze niga usubiramo cyatwara bene data bakundwa nubwo waba ufite ibya mirenge nubwo waba uri miliyoneri ariko yungiye gupfa lakini wakati unafariki babanza bagusake wataanza kukuchakaza baragusaka da duyema ariko se umurebe musubira niba bazise bashaka ko usubire ko waje isaha kamanza kakuba wanaondoa ihata bavuganyamo umukanda sente bakavanamo kama wanatosha bene data bakundwa ari kitazashira ni kimwe navuye mu nda nambaye ubusa kandi nzasubira nayo ubwo navuye mu nambaye ubusa nzasubira n'icyo njyana bene data bakundwa babwije ari ikintu turi guharanira ariko none ibyo bya none biraza gushira ibyo none bifite itangira bikagira n'iherezo ariko kitaza
ishimwe n'ijambo ry'Imana n'iryo jambo niryo rituma utahemuka iryo jambo niryo rituma wihangana iryo jambo rigatuma udahinanga iryo jambo bata nari kwifuza muri gitondo bakujukuri ntabwo ritashira reka twihute Zaburi 49 murongo 18 twihute Mwene data adusomeye tugiye tugera ku musozo 49 ngero ku murongo 18 ko napfa atazagira icyo ajyana icyubahiro cye kizamanuka ngo kimukurikire amen hera ku 17 kumve frere ntubitinye umuntu natunga icyubahiro cy'inzuye kikagwira kuko napfa atazagira icyo ajyana icyubahiro cye kizamanuka ngo kimukurikire amen ese mukubyumva neza ntutinye umuntu natunga icyubahiro cy'inzuye kikagwira natunga icyubahiro kikazamuka ndetse kikagwira yamwe abantu bose bagakibona ukigureba mwa niyagenda urabibona niyagenda abigendera ariko bana n'ibyacubahiro reka mbabwire ngo iki kirimbuye isi ya none ni ibintu bitatu turabivuga hari icyubahiro hari abagore hari amafaranga ibyo bintu nibyo birimbuye isi ya none icyubahiro amafaranga abagore bene ndatabakunda Bibiliya yatubwiye ngo ntutinye umuntu natunga icyubahiro cyuzuye kikagwira kuko napfa atazagira icyo ajyana icyubahiro cye nikizamanuka ngo kimukurikire nari kizamukurikira wari ufite icyubahiro nukabona ati yaba mbega icyubahiro we yaba sezwe ry'umuntu wawe ayiwa n'ijwi ry'Imana Imana tirari ibyo binezira byihanganira ntabwo nabyihanganira Imana iravuga ati icyubahiro cyanjye ntabwo ngize kuzagisanga ibi biteka bagundi wari ufite icyubahiro yicaye ku ntebe y'umugabe yari yambaye imyambaro y'ubwami yambaye kuvuga abandi onora sijwe ry'umuntu we n'ijwi ry'Imana bagiye kubona babona ko hasi bagiye kubona babona ko hasi icyubahiro cye cyose nuko yarameze babona inyongizo babona inyongizo zikuzamuka bene data cyo bifuza ni kimwe burya nukunyurwa icyo bifuza ni kimwe nukunyurwa ariko babwira ngo iyarze cyose niki n'urupfu urwambere rwa Timoteyo icyo bitandatu mirongo gatandatu tugera ku musozo urwambere rwa Timoteyo ibice bitandatu mirongo gatandatu tugende dusoza hatugiye ku kifurere n'ubuhagizi cyakora koko kuba Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi ko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo amen icyakora koko yo kubaha Imana kufatanyije n'umutima unyuzwe avamo inyungu nyinshi kumva muri wowe amavuta wagenda wavuga waja muri kampani icyakora koko kubaha Imana yo gufatanyije n'umutima unyuzwe Mana wakoze wampaye akazi Mana ntacyo utakoreye Mana ndagizwe icyakora koko kubaha Imana yo gufatanyije n'umutima unyuzwe avamo inyungu nyinshi ntacyo twazanye muri isi ntacyo twazanye muri isi frere ntacyo twazanye muri isi mwene data ariko ubwo Senyeri
yahaye ibyo kurya akaba ahandi umwambaro wo kwambara nambaye igihe ndabwikwiza hose reka nimbe nabyo Imana cyumva icyubahiro icyakora kuko yo kubaha Imana ufatanyije n'umutima wawe avamo inyungu nyinshi ntacyo nazanye muri iyi si nta nicyo nzavanaho ariko Senyeri mwami wanjye ubwo wampaye uyu munsi nabona ibyo kurya none sinibyo gusanga banabonye n'umwambaro mwami Imana ndagushimiye umva kunyurwa nabyo icyishe isi ya none no kutanyurwa reka tuvuge kuri icyo cyubahiro rata nabyo ngo ari ibintu bitatu biri bisi icyubahiro amafaranga ndetse n'abagore Matayo 23 atubwiye ko kimwe na data n'abageze Matayo 23 kandi tugenda dusoza wahageze wasili hapo ariko ndabona nanjye nahageze hari maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be ati abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose nuko rero ibyo bababwira byose mukora mubiziririze ariko imigenzo yabo we kwikwiza kuko ibyo bavuga atari byo bakora bahambira imitwaro iremereye idatarugwa bakayiyekesha abantu ku nyungu zabo ariko ubwabo ntibemere kuba bakozaho n'urutoki rwabo ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe n'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazambura kongera inshunda z'imyenda yabo kandi bakunda imyanya y'abakuru mu masinagogi no kuramukirizwa mu maguriro no kwitwa n'abantu rabi ariko mwebweho nimuzitwe bene data bakundwa abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose ibyo babwira byose mikora ariko ya migenzo we kuyikurikiza kuko ibyo bavuga atari byo bakora ahubwo icyo bakora ni kimwe bahekesha abantu imitwaro iremereye idaterurwa bakayibashaka urutugu ariko ubu bwabo niyo kuba bakuzaho ahubwo bakunda icyubahiro iyo bageze mu maguriro bakavuga ati yo rabi bishop karori representative no kuramukirizwa amaguriro ngo rabi ariko mwebweho nimuzitwe rabi bakunda imyanya y'abakuru n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi bene data bakundwa babwije ukuri ngo icyubahiro amafaranga abagore kirimbuye isi ariko Bibiliya iratubwiye ngo icyo twakwifuza ni iki burya rukwifuza kugira natwe Imana tuzaduhe iherezo ryiza burya birasaba ngo mwari data mushiki wanjye icyo twifuza ni iki ni agakiza ko kuramba mu ijambo ry'Imana kuko Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yohana tugiye tugasoza Yohana ubutumwa igice cya mbere muri data dusomera radiyo n'ubu wahageze wadusomera havuze ngo iki mbere na mbere hariho jambo kandi jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere ibintu byose niwe wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe muri we harimo ubugingo kandi ubugingo bwari umucyo w'abantu uwo mucyo uvira mu mwijima ariko umwijima ntiwawumenye amen Imana ikumigisha mbere na mbere hariho jambo kandi jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana Imana yacu ntabwo icyubahiro uwahawe ijambo rata ntabwo ananuka uwahawe ijambo aranyurwa kandi ababwiza ukuri iryo jambo niryo ryatumye Aburahamu kuko ajya kumva ku musozi Moriya ntiwavuga ku musozi Moriya utavuga Aburahamu Aburahamu burya arafite ijambo yari yarakiye agakiza ijambo burya yaramufashe ijambo yari yamucocomenye Aburahamu aba barabwiwe ati burya ndashaka umwana wawe napenda mtoto wako kandi
kumuntambi Aburahamu atitaye ati umwana nabonye mu zabukuru Aburahamu atitaye ati uyu mwana ari mfite Aburahamu abaravuga ati mwana Seigneur bari bawubivuze reka mbikore Aburahamu abarabiteguye abaragiye nakwibwira umufasha we Aburahamu abaragiye ashatse inkwi Aburahamu abaragiye abashatse ifumba umuhungu wari kumwitegereza kijana wake akimtazama ageze imbere y'abagaragu arabye ati rero burya mwe musigaye hano ninyi mubaki hapa ngiye kujyana na mahali na pamoja na mtoto araho turi bugere kuna mahali tafika itike kila mtu binafsi Ibrahim abaragiye wakaenda na Isaka bagiye Isaka akamwambia babaye papa mbone ugiye gutamba nenda tolea ibikoresho byose vyombo vyote yemusibye ufite umushi na kisu ifumba wariteguye moto unaye ingindi zo ndafite zikoranye muhoni gitambo sasa zabibu ukoresha kinini ambapo tunayuko wapi Abraham ati mwana Abraham akasema mtoto wangu witekereza usijali ubitaka Bwana Mungu hata itafikiri ngo Abraham ko yarachochomeye alikuwa amekula neno la Mungu Abraham atiteguye byinima abitasemye rero ubwo bivuze nasema burya ndabiko itabitenda kuko Abraham arahantu yari yarahuye n'Imana mwene data buri gitondo ese araho bahuriye n'Imana ese ari kimana yamukoreye ese ari abantu bifite umutima wawe byabanga byarindi abantu batabasha kubimenya byabanga bamwe bakwitegereza bakora amashuri aho n'amahangutse bakwitegereza ufite umuvuduko naona una safari ndefu reka mabwira ngo ijuru n'isi bizana Mungu na ulimwengu arikisha musimana lakini neno la Mungu Abraham waragiye abaragiye arazamutse umusozi wari ageze atangira gutegura igicaniro Isaka arimo kumwitegereza Abraham baragiteguye ageze aho afite umwana woroshye abaramusingiye umwana bateze none papa ni nini uretse gatihangana none siko kumufasha amaboko wayihangana none siko mbona yaziritse ihangana kuko n'amaguru yaziritse nasi papa ni niki siko papa ni bigaryo abaramufashe abaramuteretse aho ngaho isaba abavanye mu mugaryo abavanye n'igisu bene data bakuru dufite ijambo ry'Imana rirakomeye ijambo ni imbaraga ijambo ni puissance ijambo ni ubushobozi ijambo ni amavuta afite amavuta avana mu bigarwa avana mu tere ijambo ry'Imana we risumba inkota ijambo ry'Imana ni umuki ijambo ry'Imana c'est la puissance ijambo ry'Imana ni amavuta ijambo ry'Imana rifite imbaraga bene data oh Seigneur Imana nahandi reba burya ireba umugabo Imana yacu reba mu mutima we Imana yacu nahandi reba Aburahamu we sinabasigaho burya bwanya kwizera kwa akibitse gatoya abona gice cyafata mu gihugu yifatse yayifata mu gihugu Isaka fati Isaka Fatima urimiza mana we mana ugitangaza mana naripfuye mana ugobotse dufite imana igoboka imana yakirakora hafi kubagura n'ijoro arakira kabara Yesaya 50:7 havuga ngo frere Yesaya 50:7 kandi tubwire dusoza niba tugiye gusozereza akiyereza byose havuze ngo iki 50:7 kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntazamwara nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni amen amen kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma namwara
imana ikomeye. Shalom shalom.